Ndizera ko mumeze neza, muguwe neza, amahoro y'Imana aganje imitima yanyu. Inshuti bakundwa mudukurikirana muri hirya no hino, mwese turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi tugarutsemwo, kandi turagushimira wowe uhora ukurikirana bino biganiro, wowe uhora usangiza bino biganiro. Imana ikuduhera umugisha. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Imana iguha umugisha kubw'inkunga yawe. Nawe utarayikoraho warebaho hari akazogera ugakoraho. Nta kindi, nta bundi bufasha tugusabye, nuko wadutera iyo nkunga yo kureba aho hari akazogera ugakoza agatoki gusa. Niyo nkunga tugusabye kubw'umurimo w'Imana. Niwabidukorera Imana iraguha umugisha. Ikindi ibi biganiro ukabisangiza inshuti zawe. Nimunyemerere rero tuganire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye uyu munsi. Igitabo cyo kubara ibice 14 umurongo wawo 8 haravuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora nimugomere Uwiteka. Icyakora nimugomere Uwiteka, nimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Nibafite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nimubatinye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ibanga ryo gufata Kanani. Ibanga ryo gufata Kanani. Hariho Kanani iri imbere y'ubuzima bwawe, Imana ikujyanyemo kugira ngo uyibemo, ariko ntabwo ari ugupfa kuyibamo, kuko hari icyo usabwa gukora. Ntabwo ari ugupfa kwinjira mu mugisha, kuko hari icyo usabwa gukora. Ntabwo ari ugupfa kugera mu masezerano, kuko hari icyo usabwa gukora. Ikintu rero usabwa gukora nta kindi, ni ukwirinda gukora ikosa ryo kugomera Uwiteka. Ni ukwirinda gukora ikosa ryo kugomera Imana. Mwene data, reka nkubwire ijambo rikomeye. Iyo umuntu ari mu buzima bw'icyaha, niwe ubwe aba arimo yigirira nabi, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana yanga icyaha urunuka. Iyo umuntu ari mu buzima bw'icyaha, aba arimo yitinza mu bibazo, aba arimo yitinza mu butayu, uba urimo witinza mu bigeragezo. Ni byiza rero ko usohoka mu buzima bw'icyaha kugira ngo ufate Kanani, kuko Bibiliya hari ikintu ivuze. Bibiliya ivuze aba bagabo babiri, Kalebu na Yosuwa, bari abantu bagambiriye mu mitima yabo kutiyanduza, kubera kuko babonaga niyo turufu bari basigaranye kugira ngo bazinjire mu masezerano. Bituma rero bafata icyemezo cyo kutiyanduza. Noneho abandi 10 bo bagendaga biyanduza, baba bafite ubwoba, bafite iki. Nuko Bibiliya ivuga ngo bo bapfiriye mu butayu. Kalebu na Yosuwa barahagarara, babwira iteraniro, barababwira ngo nimba Uwiteka twishimira, ni igiki cyamubuza kuduha Kanani? Niba Uwiteka kwishimira, ni igiki kizamubuza kukugirira neza? Niba Uwiteka kwishimira, wa mubyeyi we, ni igiki kizamubuza kugutabara? Niba Uwiteka kwishimira, wa mupapa we, ni igiki kizamubuza kugutabara? Uwiteka azagutabara. Elakosere moria. Imana izakwiyereka, Imana izagucira inzira, Imana izakugenda imbere, Imana izagutabara. Niba Uwiteka kwishimira, azaguha igihugu. Uwiteka nakwishimira, azakugeza mu masezerano. Uwiteka nakwishimira, ntacyo atazakora mu buzima bwawe. Uwiteka nakwishimira, azagucira inzira. Arababwira Kalebu na Yosuwa, barababwira ngo ntimugomere Uwiteka. Nimumugomera muraza guhura n'ibibazo, ariko nimutamugomera
Uwiteka araza kuduha igihugu twakibonye, ni igihugu gihari, ni igihugu kimeze neza. Nitutamugomera Uwiteka arakiduha, nitutamugomera Uwiteka araduha amasezerano, nitutamugomera Uwiteka aratugirira neza, nitutamugomera Uwiteka araducira inzira. Nutamugomera wa mukobwa, Uwiteka araza kukubakira. Nutamugomera ubwo bukora bukora, nutamugomera ibyo byangombwa arabiguha, nutamugomera iyo nzira arayigucira. Nutamugomera Uwiteka ngo umugomere ukore ibyangwa n'amaso yiwe, araza kugucira inzira ahantu zitari ziri, araza kugushyigikira mu buryo bukomeye. Uwiteka nutamugomera nta kiri bumubuze kuguha iyo viza. Uwiteka nutamugomera nta kiri bumubuze kukugirira neza, nta kiri bumubuze kugutabara. Uwiteka ari bugutabare nutamugomera. Biragusaba kwirinda, biragusaba gukomera, biragusaba gutuza, biragusaba guturiza muri we, biragusaba kwambara imbaraga, biragusaba gusenga kugira ngo wirinde kugomera Uwiteka. Ko byagenze, Imana yaje kuba igihugu, kandi na Yesu abinjira mu gihugu kuko birinze kugomera Uwiteka. Nawe wirinde kugomera Uwiteka, Uwiteka azakugirira neza. Wirinde kugomera Uwiteka, Uwiteka azagucira inzira. Wirinde kugomera Uwiteka, Uwiteka azaharura inzira ahantu zitari ziharuwe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ubutumwa bwoherereza inshuti zawe, niwabikora Imana irakugirira neza. Data, ndagushimira kubw'ubutumwa, nibuherekezwe n'imbaraga zawe, kandi abantu ubahe imbaraga, ubarinde kukugomera kuko nibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti nsenze nizeye, amen. Mwirinde kugomera Uhoraho, Uhoraho ari bubagirire neza. Nimutamugomera, kumugomera ni ugukora ibyangwa n'amaso yiwe. Uko niko kugoma. Mwirinde rero kugomera Uhoraho. Uhoraho agiye kubagirira neza, araza kubaha igihugu, araza kuguha iryo sezerano, araza kugutuza muri uwo mugisha nutamugomera. Imana iguha umugisha. Urakoze.